Yesu ashimwe, haramutse neza. Igitondo cyiza cyo ku cyumweru, nizere ko mwaramutse neza. Uwiteka akomeje kubarinda kandi kubarinda neza. Nanjye yandinze, murabyumva ko mbyutse mbasha kuzamura ijwi ryanjye, nshimira Uwiteka kuri byose, ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Uyu munsi ni ku cyumweru, uyu munsi ni ku cyumweru, Imana idushoboze kujya mu nzu yayo uko tubishoboye hirya no hino, ntagire impamvu n'imwe yatuma utajyayo kandi ubishoboye. Wajya muri siporo mu gitondo, wazinduka ukayijyamo, hanyuma ukaza ukoga ukajya gusenga. Data wa twese, Imana nziza ukiranuka wera, turagushimiye ko waturinze muri iri joro, tugushimiye ko waduhaye gusinzira, tugushimiye ko ingabo igihumbi zapfuye ku bwacu, tugushimiye ko wongeye kuduha undi munsi ngo tuwunezererwe. Ijambo ryawe riravuga ngo amanywa azajya abwira ijoro iby'imirimo yawe, ngo umunsi ubwira undi munsi iby'imirimo yawe byiza wakoze. Ni ukuri ibyo ni ibyaremwe, ariko twebwe iyo uduhaye umunsi tubivuga kurushaho, kuko byose byaremewe twebwe. Turabigushimiye rero. Uyu munsi mwami turawuguhaye, turawukuragije, twishyize mu biganza byawe. Tuguhaye imitima yacu, tuguhaye imitekerereze, tuguhaye ururimi, tuguhaye umubiri n'ukuboko kwacu n'isi y'umwuka wacu, imiryango yacu, byose mwami turabikugororeye ngo biyoborwe nawe. Bidakwiriye mwami ubikuremo, bitejejwe ubyeze, umwuka wawe imbaraga ube muri twebwe, uhindure ibyanze guhinduka, wumvire buri umwe. Hari abaza mu rusengero baje kugushima, mwami wakira amashimwe yabo kandi unezerewe. Hari abari buze kandi baje kugusaba, mwami ubumve. Hari n'abaza baje kukuramya, ariko byose mwami ibyo tuza gukorera mu nzu yawe ubyakire. Ni ukuri byose duteranira hamwe ku bwawe, kandi mwami mu izina rya Yesu Kristo nsengera u Rwanda rwose, amateraniro aze kugenda neza. Ndatenga imbaraga zose zinaniza amateraniro zakire kunanirwa. Imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo zizikamire mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, umuntu wese uza kujya mu nzu yawe muri uyu munsi, muri uru Rwanda, wakira amashimwe, wakira amasengesho yacu nk'imibavu iguhumurira neza. Mwami kandi wakire ibyo tukubwira, ubashe kumva no kumvira. Ijambo ryawe riratubwira, niwe waritwibwire ngo isi yaremye ugutwi ntiyumva. Mwami urumva, mu izina rya Yesu Kristo. None Uwiteka Nyiringabo, uri ahiherereye, uri ahirengeye, ineza yawe itugaragareho. Mwami tubashe kwakira ibitangaza no kugirirwa neza, abarwayi bakize, abakwifuzaho ibitandukanye mwami babibone, ababuze amahoro yabahe, abari mu buzima budasobanutse mwami ubusobanure. Ni ukuri ntabwo tuzakuvaho, kuko nta n'ahandi dufite ho kujya, twaramaramaje. Ni ukuri wigeze uca umugani uravuga ngo mbese ngo umucamanza ukiranirwa tubaha Imana ko yabashije gusubiza umugore w'umupfakazi wamutitirije ngo se umwami Imana azabura ate guha umwuka wera abawumusaba? Wabashije kuduha umwuka wera, ntacyo utaduha kandi warawumuduhaye. Ntabwo waduha n'umwana ngo utwime n'ibindi byose. Niyo mpamvu twizeye izina ryawe, turacyaguhanze amaso mwami, ngo na bya bindi byose utaduhaye ubiduhe. Turakwinginze Uwiteka Mana yo mu ijuru, ngo wumve imitima yacu ikuririra igutabaza, wumve ibyifuzo mwami, kandi nta gihe udakora. Birashoboka ko ibyo twagusabye uyu munsi wabikora, ukareka kuzabikora ejo hakazakorwa ibindi. Byose mwami wabikora. Turagushimira mwami mwiza. None Uwiteka Nyiringabo, reka dushoboze kugera mu nzu yawe, dushoboze kukuramya no kugusingiza muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.
kubera ko tugiye gusenga nizera ko biza kugenda neza kurushaho. Reka dusome icyanditswe kimwe, kiravuga ngo kiri mu Migani 22 umurongo wa 6, ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. So afite abana mujye mubatoza kujya gusenga. Hari ikintu njya nkunda kubwira abana banjye, nkunda kubabwira ngo ntabwo buri munsi tuba turi kumwe. Iyo nagiye gushaka ubuzima baba bari ku ishuri, noneho ndababwira ngo ntuzajya ubona bikugoye ujye utuvuga ngo mwami Yesu ngwino untabare, mwami Yesu ngwino tube turi kumwe. Ntabwo nabigishe ngo bajye basenga amasengesho y'urudaca, nababwiye ngo mujye mwizera ko umwami Yesu ahari, mumuhamagare. So rero ni kenshi cyane ubona umuntu yandika amateka y'ubuzima bwe ababaye ari mu bigerageza, ariko akavuga ngo iwacu bakundaga gusenga. Ndabyibuka ko mama yajyaga akunda kunjyana ku itorero. Ntabwo rero umwana iyo umutoje kubera urukundo ubikorana n'urukundo aba agufitiye, arinda asaza akibifite. So ntabwo rero turi hano ngo tubwirize rubanda, tubwire abandi ibyo bagomba gukora. Agakiza gahera iwacu mu nzu, kugira ngo twubake generasiyo izaza. Bijya bimbabaza nk'iyo mbonye nk'umukozi w'Imana ukomeye uzwi, ariko nkabona abana be bose bari muri za tekinoloji, nta mwana n'umwe ufite inkoni y'umubyeyi we. Ubundi ntabwo ariko byakabaye bigenda. Mu bitabo by'abami bigaragara ko Imana yo itigeze ishaka ko ubwami bwayo, ni ubwami bwayo, ntimutekereze ko ari ubwami bw'ingoma y'isi, oya, ni ubwami bwayo. Imana yajyaga yifuza ko ubwami bwayo buba kuri generasiyo par generasiyo. Akavuga ngo ugasanga ngo Dawidi abyara Salomo, ugasanga Salomo mu bana bose bavutse hari Uwiteka niwe yitoranyirije. Salomo akahava hakajyaho undi, nawe ugasanga n'Uwiteka yatoranyije muri ba bana bavutse kuri uwo mwami. Ntimutekereze ko ari ubwami rero bw'isi Imana yabaga yubaka. Niyo mpamvu basoza bavuga ngo Asa ngo apfa afite imyaka 90 ngo ariko akora ibyo ishimwa n'Uwiteka, ngo asanga ba data. Ugasanga bavuze undi mwami nkaba uriya bahaye ubwami igihe ubwami bwa Isirayeli bwacikagamo kabiri, Abayuda bakajya ukwabo n'Abayisirayeli bakajya ukwabo, Yerobowamu. Ugasanga baravuze ngo Yerobowamu apfa atubaha Uwiteka, ngo ubwami Imana ikora ibishoboka byose gusubira mu muryango wo kwa Dawidi. So rero natwe Uwiteka icyo abashaka ngo umuryango wavutsemo umutambyi, umuryango wavutsemo umuntu wubaha Imana, hazavemo undi muntu. Nk'ubu mu bana banjye hakazavamo umuntu ukurikiza ibi ngibi ndimo. Umwuka wanjye ndanamuzi uwo mwana, kuko Imana yo impatiriza kumurera gutyo, sibyo? Ntibizabuza ko biga, ntibizabuza ko bakoresha n'impano zabo, ariko harimo umwana tuzabana mu rusengero. Biranashoboka ko wenda nshobora kuba mbyibwira bitewe n'uko mbibona, ariko ataranavuka. Buriya birababaza iyo itorero risigiye uwundi. Hari umupasiteri njya numva avuga ashima Imana ku bw'itorero ashumbye, ariko iyo ari kubivuga avuga ko yarihawe n'undi mupasiteri. Ni byiza wenda niba ariko Imana yabibonye ko bikwiriye, ariko ubundi ngewe nkurikije generasiyo y'abami ba Isirayeli b'Abayuda, umuryango umwe niwe wagiraga umwami akavamo. Kandi ntabwo twajyaga twumva amateka y'abahanuzi, oya. Kandi abami bari bubashywe kurusha abahanuzi, sinzi niba mwarabibonye. Natani ajya kureba Dawidi kugira ngo ubwire icyaha yakoze, yamuciriye bugufi amucira umugani. Ntabwo yigeze amubwira ngo kubera ko ndi umuhanuzi ndahanuye. Ahabu niwe wahanganye na Eliya, kuko Eliya yari yaramubonye ko atubaha Imana. Ariko iyo ari umwami washyizweho n'Imana, wubashywe n'Imana, icyo gihe ikintu gikurikiraho ni uko iyo ari umwami washyizweho n'Imana, icyo gihe ikintu gikurikiyeho abahanuzi baramwubaha. Natani ajya kureba Dawidi yamuciriye umugani mu bwenge bukomeye cyane. So rero ntabwo abami bo muri generasiyo y'imyaka 10 igiye kuza, 20 igiye kuza ari twe, oya, ni abana twabyaye. Menyereza rero umwana wawe
ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. So kubaho muri ignorance ngo abana bacu bazarya ibijumba barya ibirayi, ejo abana bacu ngo baziga bagende yige biyoloji yige shimi, ukumva ni ibyo ngibyo birahagije, ibyo ngibyo tubivemo. Turimo turarema generasiyo y'abami n'abatambyi bo mu gihe kizaza. Niyo mpamvu Yesu Kristo yatubwiye ngo ariko mwebweho muzakora ibirenze ibyo nakoze. Yesu Kristo yahagurukije intumwa 12 zibasha guhindura isi, ariko twebwe dufite ubutware bwo gukora ibirenze kuri ibyo ngibyo. Buriya biroroha kurera umwana wavanye mu nda, ariko biragora kurera umwana ukuye hanze. Yesu bariya abigishwa be yagiye abatoragura hanze, haguruka uze. Niyo mpamvu bagiye bamugora, ntiyari azi ingeso zabo. Petero niwe wari ukuze cyane muri bo, ariko niwe wahoraga amubaza ibibazo biterekeranye, bigaragaza ubwoba, bigaragaza kutizera. Ariko ureze umwana mu nzu, muzarebe, ntabwo nzi website uyu mugabo akoresha, ariko muzayirebe. Umugabo witwa Simon Kabera afite abana, Mana, afite abana baramya, afite umwana w'umuhungu uramya. Ni ukuri Uwiteka yagize neza. Uwiteka aradushoboze natwe twe kubyara abana ngo tuvuge ngo, nigeze mbaza umuntu w'inshuti yanjye, ntabwo afite famiye nziza, ariko umuntu avuka mu bantu famiye natiroma baba ari beza ahantu wavutse, ariko hari ukuntu umuntu avuka mu bantu batumvikana, reka mbivuge komsa, batumvikana, ugasanga mama na papa bahora bashamayininga kandi ku rwego rwo hejuru, hafi no kwica undi. Ndamubaza, iyo ubirebye ubona uzagira urugo rumeze gute? Aransubiza ngo byensire ni nk'urwa papa na mama. Ntubona se uko rumeze? Ubwo urumva deja byarapfuye, byarazambye. Si byazambye, byarangije kuzamba. Muri we byarangije kuzamba. Ubutabazi bwonyine afite ni ugukizwa, ntabwo akijijwe. Kuko Kristo yomora ibikomere, Kristo atanga ubuzima bushyashya. Kristo ngewe yampaye ubuzima bushya, yomora umutima wanjye, ampa gukunda abantu, ampa gukora ibyo nkwiye gukora, ntavuga ngo papa ntahari na mama ntahari, nta nshuti mfite. Oya, Kristo aguha ubuzima buri tangible mu mutima no mu mwuka. So rero, as long as uwo nguwo akiri aho, uwo muntu yanashaka nawe urugo rwaba nk'urwa niko byagenda. Ndabyibuka njya gushaka umugabo, hari umwana w'umukobwa twabanaga yaranyitegereje arambwira ngo iyi famiye ugiye gushakamo urabona uzayishobora? Nayo yari famiye ifite ibibazo nk'igihumbi. Turabona uzayishobora? Yaranyicaje arabimbwira. Ariko baravuga abanyarwanda ngo umuhana agira ati avayo, ntabwo umuhana ajyayo, ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva. Nanjye sinarinze agakiza, sinarinze Imana, nari umuntu wagiye mu gakiza ariko ntarafatisha, sibyo? So rero ndagira ngo mbabwire ngo niba dushaka ko tugira imiryango izaramba kandi izarama, mwanyumva? Izaramba kandi izarama. Niyo mpamvu ubona fondasiyo Billy Graham zigihari. Billy Graham yagiye ahereza abana be, undi agahereza undi, undi agahereza undi. So hari n'abandi bantu nabonye ngo abana babo ngo baba mu rugo bahora bafungiranyije mu byumba, ngo ntibajya muri saloni, mbese ugasanga umwana nyine nta gaciro afite. Oya, njye ahubwo nta n'umuntu ufite agaciro nk'abana banjye. Abantu babizi bazi ko abana banjye bakunda cyane, ndiyatashe kuri bo ku rwego buri wese umbonye abibona. Ntuzi ko se ndi umusingo mami, umuntu wese unyegereye agiye kunsuhuza mpita mubwira ariko mfite imfura 3 mfite umuhungu mwiza n'abakobwa 2, kubera ko nta muntu kuri isi nzabeshya ngo ndamukunda, ngo mwemere nawe ngo arankunda, ariko tudakunze bariya bana, ntabakunze, aho naba mbeshye. Birashoboka ko, ntabwo mbizi uko Uwiteka yabiteganyije, birashoboka ko wenda ari Imana yampaye nzarera, birashoboka wenda ko nzabona n'abandi, byose ni ubuntu bw'Imana. Ariko ubu ngubu kano kanya habayeho gutwarwa kw'itorero cyangwa hakaba judgment, hakabaho rapture, nabazwa iki? Nabanza nkabazwa bano bana 3. First of all nibo nabazwa, nibo njejwe. Icya kabiri nabajya kubazwa abantu tubana mu nzu, family, then nkazabazwa itorero nyuma na sosiyete nabayemo n'ibyo nari nshinzwe nyuma. Njye mu mwuka wanjye nuko mbyemera, sinzi wowe ukuntu byemera. So ndagira ngo mbabwire rero ngo
abanyarwanda baravuga ngo utera ubu bukingara bw'ibanze. Iri jambo Imana izamfashe sinzi aho rizagarukira, rizumvwe n'umukozi w'Imana wese wo muri uru Rwanda. Amaso yanjye yanyereka abona nubwo abana babo biga muri Amerika, nubwo abana babo baba mu buzima bwiza, ariko hari nk'abantu mbona nkabona nava aho itorero rizacika. Nawe se urabizi umuparteneri wawe ntabirimo, abana ntibabirimo, nose nugenda itorero rizasigarana nande? Amaboko yawe, imbaraga zawe. Muzarebe nabi isi yagiye gupfa aravuga ngo entreprise nayo itaye imyaka 40. None se ab'isi baturusha ubwenge? Ntabwo rega Imana ipfa kukugira visionnaire. No, ntabwo Imana ipfa kukugira visionnaire w'itorero, cyane cyane itorero. Uri itorero Imana iriha agaciro cyane kurusha izi kampani zivuka muri iyi si zikomeye. Kubera iki? Kuko itorero niryo rirera isi, niryo rirera umuryango, niryo rirera umugeni wa Kristo. Niryo rirera umugeni wa Kristo. Turasaba rero Uwiteka Nyiringabo ngo muri twe hazavukemo abashoboye kugira gute? Abashoboye gukora uwo murimo wacu mu gihe tuzaba tutagihari. Ndasuhuje mama Keve, Uwiteka amuhe umugisha. Mama Keve ndagukunda, ufite abana bubaha Imana, bakorera Imana. Ni ukuri uzirimo uzaduha ubuhamya, utubwire icyo wakoresheje kugira ngo n'abandi babyumve. Uyu ni umumama ufite abahungu beza babiri, beza cyane, umwe aba ari kuri gitari undi ari kuri senti, kandi ntibasiba, ntibakererwa, barubaha. Ni ukuri uzaduhe testimony kugira ngo n'abandi babyeyi babibone. Ikindi kintu nshaka kubabwira, turi abarinzi b'inkike. Buriya tugiye gusengesha amasengesho ari uko byatunaniye. Nta kintu na kimwe kigomba kwinjira mu nzu yacu. For example, ntabwo mbizi ukuntu Imana yabigenje ariko yarabimpaye. Nta mwuka mubi winjira mu bana banjye ngo sinkumenye. Iyo bamaze igihe batari kumvikana ndabimenya, ndabahana, nabona bitari gukunda, nkahita mbona ko Satani yabazaniye kutagira ubumwe, nkabasengera. Iyo bagize n'amatake satanike ndirukana, bitira kuri dayimoni musohokemo, wambaraga we mutera umujinya sohoka, wambaraga mutera kutiga. Iyo mbonye ubwenge butari kuza mbwira Uwiteka ngo ndirukaniye kure. Abadafite ubwenge babusabe, ntabwo nabwisabira ngo abana banjye nsigare ntababusabiye. Urimo murabyumva? Ntabwo Imana yatugize ngo tube ababyeyi dutanga ibirayi n'umuceri na minerivare gusa. Tugomba kubaka abana bafite Bibiliya iravuga ngo nuko uwo mwana, mwibuke icyanditswe twasomye, umwuka we yaduhaye umwaka ugitangira, ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngo nibwo yerekanwe mu Bayuda. Kandi Yesu Kristo yaje atwarwa n'amategeko nk'abandi. Gereka mvuge ngo Yesu Kristo yaje ameze nkatwe, yambaye umubiri, ariko yarakuze akurira kwa Yosefu na Mariya. Imana yashimye ko akurira mu muryango. Niyo gahunda y'Imana. Icyiza cyose kiva mu muryango. Niyo mpamvu amajorite y'abantu bakomera baravuye ku mihanda, baravunika kugira bazagere ku cyo Imana ishaka ko bageraho. Baravunika. Nkanjye nk'urugero, nabanje guca mu struggle ziterwa n'iki? N'ubuzima, yuko nta babyeyi nari mfite. Gusa Imana yemera guhamagara umuntu ikurikije n'uko ishaka, kuko yari izi ko hari umunsi nzabwira abana b'imfubyi ngo birashoboka ko umwana w'imfubyi akura ababaye. Birashoboka ko ukurira mu rugo rw'abandi bakagutoteza, ariko Imana iguha imbaraga z'umutima. Njye hari umumama wandeze, najya njya kwarura ibiryo akavuga ngo ararura asaba yabihashye. Byambayeho, ariko ndamushimira ko ariwe wamfashe muri icyo gihe akandera, n'ibyo bijya akabinyurira ariko yabimpaye. Umwuka yampaye izo mbaraga zo kugira gute, zo kumva namushimira. Nigeze nshaka kumushyira kado, turi gusenga, umuhanuzi arambwira turiya mumama ntabwo akijijwe, aracyari mubi, uzabyihorera Imana izabyikorera. Ariko twarahuye, arambwira iyo wanje warabyaye, warakuze, warashatse, ntibyagenze neza. Ariko byibura Imana imuha umugisha. Mu myaka 2 namubana abanye nawe, nabaye iwe, ndaryama, ndarya, antoteza, ariko yatanze icyo yari ashoboye. Abana rero bakura badakuriye mu muryango bakurana ibikomere.
ariko niba dufite amahirwe yo kugira ngo abana bacu tubirerere, dusabe ubuzima bwo kubarera tutari kubirerera, turera abakozi b'Imana bazaza. njya mbona nk'abana banjye ukuntu Imana yabikoze, yatanze impano zabo hakiri kare hagicya, noneho mbona ni impano isi ibona ko ziciriritse. Umwana wanjye umwe ni umutayeri, ni umudizayini, akunda gufata igitambaro akagikata akagikuramo ikanzu, ishati. Nta nubwo ari ibintu byo gushakisha, ubwo Imana yanyeretse ko mu matalento yamuhaye iyo ngiyo niyo financial gift, yamuhaye impano yo kuzakoresha mu buzima bwe. Uwa kabiri yirwa mu bitunguru, aubergine, yirwa mu mireti, yirwa buri munsi aba yanzungereje ngo nimugurire amagi ateke, urimo urabyumva, buri munsi nta nubwo asiba aranzungereza. Uwa gatatu inzugi yarazimaze, yirwa yandika ku bibaho. Urumva ukuntu izo mpano mu isi ziciriritse. Umwe ni umwarimu, undi ni umutetsi undi ni umutayeri, ariko mu mwuka wanjye Imana yarambwiye ngo nibyo bazakora muri generasiyo izaza. Uyu mwana ufite ubwarimu muri we nuko hari ubwo mbitekereza nkavuga ko mama na papa bari abarimu ibyo ari byo byose, wenda ntako kashabutse. Mama nawe yajya akunda kudoda, ahora afite imashini, ariko guteka byo wenda byavuye iwabo kwa se simbizi. Gusa hari ikintu ntekereza, ndavuga ngo ese umuntu Imana yakweretse ko ari umutayeri muri ino generasiyo, ntiwabimushyiramo hakiri kare akazaba umutayeri ukomeye? Kubera ko iyi myenda yose mubona twambara idodwa n'abatayeri, akazabikora mu buryo buri porofesiyoneri. Icyo ni kimwe. Kabiri, umutetsi we yarambwije ukuri rwose, ati ngewe nzagira, akoresha icyongereza, ngo nzagira ngo the greatest hotel in the world, ngo kandi mama ngo icyo gihe nzaba mfite abana babiri, ngo n'umugore, ngo ntabwo nzaba nkibana nawe. Buri munsi ibyo bintu abinsubiriramo. Uwo nawe azagira amahoteli ye, urumva we nta nubwo abona guteka nk'umutetsi, abibona gutyo. Icyo ngicyo Imana ibimpaye akagera imbere ngo anje ubushobozi nibuza abana uzabagure muri ibi, kuko muri generasiyo yabo bizaba bikenewe. Imana ntijya yemera ko generasiyo icika. Uwa gatatu ni umwarimu. Twese hano nta muntu utaraciye mu biganza by'umwarimu. Nakwifuje ko ngewe uko mbyifuza azaba umwarimu, ariko wundi umwarimu we interinasiyonari, aba umwarimu w'umuhanga. Nari mfite papa wanjye w'umwarimu kandi w'umuhanga. Ndashima Uwiteka ko yabonye ko ndi uwo kwizerwa, izo mbuto akazitera mu rugo zikahaguma, kuko na kera zari zihari. Noneho nanjye ndashyiramo ubwami bw'Imana, bazabikore bubaha Imana, bazahagarare kuri iyo misozi ari abambasaderi ba Kristo. Nagiye mbihaho urugero kugira ngo twumve ko dufite inshingano zirenze izo dutekereza. Muranyumva? Dufite inshingano ziri beyond. Umwana ntabwo ari uwo kurya ice cream, ngo yige mu mashuri akomeye, ngo aryame ku gitanda cyiza, ngo ajye ku majure gusa. Umwana arerwa no muri iyi si, tukarera zino mpano Imana yatanze, amatalento n'amamina, ariko tukabarera no mu mwuka, bakabaho bubaha Imana. Umwana w'umukobwa agakura azi ko kujya gusenga ari ubuzima bw'umwana w'umukristo, agakura azi ko kubaha abamuruta, agakura azi ko umukobwa ahura n'umugabo ari uko igihe cyo kubana cyageze. Dufite inshingano zikomeye, ntabwo tuzajya kubakira rubanda ngo tuvuge ngo twarubatse, ngo ubwo turi abapasiteri bakomeye, ngo twirirwa tuvuga ibyanditswe, ngo turi abantu bakomeye. Oya, turi abantu bakomeye ari uko n'urugo rwiza turwubatse. Muri Tito niho Pawulo yabwiraga Tito ngo ariko uwo nguwo ngo kugira ngo abe umushumba, abe umureverenti, agomba kuba ngo ari inyangamugayo, ngo azi gutegeka abo mu rugo rwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo azi gutegeka abo mu rugo rwe. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha. Atari ko zanje ko byakunaniye, ni ukuri byarananiye byarananiye, ariko ni ukuri nuko ntaratanga testimony, byarananiye. Imana yashimye ko mbivamo, kuko niyo ntabivamo ntabwo mba mvuga Imana, sibyo? Byari biremereye ku rwego urukundo rw'Imana rwambwiye ati bivemo, ubuzima ntabwo ari ugushaka. Ntabwo mvuze ko abashatse bayobye nyine, ariko aho kugira upfe se byagenda bite, wabivamo, sibyo? So muhaguruke rero tujye gusenga. Abana banyu hari ibintu njya nkunda kumva, ngo imyenda ntimeshe, ngo inkweto ntizihanaguye, umusatsi ntiwogoshe, ariko ibyo nabyumvaga kera mu miryango y'abasope.
ariko ntekereza ko buri mwana no muri ino minsi asigaye afite akenda yarambura akajya gusenga. Ibintu byitwa inzitwazo des excuses tuzishyire ku ruhande. Nabyutse numva ntabwo meze neza, nabyutse numva ndananiwe, nabyukiye muri siporo, nabyukiye ibintu nk'ibyo byose. Ntimukajye mubana n'Imana muri abashomeri mwaburaniwe ngo nimubona ibyo gukora mutangire muzane impamvu. Imana yacu ni Imana, uko yari iri ni kuri kandi tuzahora. Imana ntabwo iduha ngo tuyitere umugongo, Imana iduha kugira ngo dukomeze tuyiheshe icyubahiro, kandi iyo uyiretse uva mu bwiza bwayo, ntabwo ubasha kubona ibyo ubwira Imana. Nawe usigaye wumva utagishoboye gusenga Imana, isengesho ntaryo ufite, ni uko wagiye. Iyo uri kumwe n'Imana mubona ibyo muganira, iyo uri kumwe n'Imana mubona ibyo muganira. Ndabakunda rero murabizi, mbifuriza ibyiza. Uwiteka Nyiringabo akomeze abiteho. Mwami Yesu, ndagushimiye kubwira ijambo ryagure mu mitima yabo, urigire ubuzima kandi baryumve. Mwami, njye navugisha iby'ururimi, ariko imbaraga z'umwuka wera zakora ibirenze. Ni ukuri uturengerezeho. Kigeretse kuri icyo, Mwami uturinde azamuka n'ahamanuka, dushoboze gukora ibidukwiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.